Hey guys, welcome back kuri Beautifully Mami Rwanda. Nishimiye cyane kongera kubakira kuri no video nshyashya y'ino munsi. So guys, uyu munsi turi kwakira abantu 6,000. Guys, I'm so happy kubakira abantu bashyashya twariyongereye, umva twatangiye turi abantu 8 hari. Guys, welcome back kuri Beautifully Mami Rwanda. Mbere na mbere ndashaka kubashimira abantu 8 bamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yishyashya. Murakoze sinzi ukuntu nabashimira, mwampaye feedback nziza, ariko tugenda dukura buke none tugeze ku bantu 6,000. Ndabizi yuko ntigeze mba consistent, ariko ubu ngubu n'ukuri ndi kugerageza kugira ngo ntangire mbe consistent. Nko mu cyumweru gishize narapostinze, n'icyumweru cyabanjije narapostinze. Rero nkuko nari nabibemereye, nababwiye yuko nitwuzuza 6,000 nzakora video isa nk'iyintroduza uwo ndiwe, isa nk'ibabwira background yanjye, ese ndi umuntu ki, nkora iki mu buzima. Kubashyashya hano kuri no channel iraba ari nka introduction, mbabwira uwo ndiwe, mbabwira impamvu nkora ibyo nkora, hanyuma dukomezanye urugendo kugeza aho Imana izashaka ko tugera. So twagiye nakoresheje ChatGPT kugira ngo imbaze ibibazo biri intéressant, ariko biri butume mbabwira un peu plus ku buzima bwanjye privé, uwo nari wendi mu Rwanda, uburyo nageze inahangaha. Muri video ya mbere nabivuzeho ho gato kuri no channel, navuzeho gato ku tuzi nagiye nkora ngera hano, ariko juste ni introduce ku bashyashya kuko ni benshi cyane bashyashya bamaze kugera hano. So ngiye kwintroduza, twagiye. Mbere yuko dutangira, nimushaka mumbaze ibindi bibazo hano munsi y'iyi video, nimba hari ikindi kibazo gisigaye wumva ushaka kumenya kuri nge cyangwa se ku buzima en general, ikibazo cyose waba ufite ugisige hano munsi muri commentaire. Nzajya ngenda nkora ama video nk'aya ngaya ya Q&A, ibibazo n'ibisubizo. Ngerageza nkore kenshi gashoboka ibibazo nk'ibi ngibi, bigenda nka rimwe mu kwezi. Nzajya ngerageza nkora rimwe, hanyuma nihaba hari ibibazo mbega byo gusubiza, yaba ari bijyanye no kwimukira hano, yaba ari bijyanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nshobora gusubiza muri Q&A, nzajya ngerageza mfata ibyo bibazo mbisubize. Rero feel free gusiga ikibazo cyawe hano hasi. Okay, twagiye. Ikibazo cya mbere rero kijyanye no ku buzima bwanjye: wavukiye he kandi wakuriye he? Navukiye mu Rwanda, ndi umunyabutare w'Ingoma ku rya 5. Ku bantu bari Ingoma ndabaramukije cyane. Okay, navukiye kandi nakuriye Butare Ingoma. Nyuma y'intambara narezwe na bakuru banjye bagiye batandukanye, nk'ababyeyi banjye bansize nyine muri jenoside, cyo gihe bitabye Imana. Nkurana na bakuru banjye, nabanje gutura Ingoma, natuye ku rya 5, natuye ku rya 4, hanyuma plus tard mu buzima nkagenda. Donc urabona imiryango yasigaranaga abana benshi, nk'ubu twe twari nka 3 banyuma batoya yenda badashobora kwitunga. Urumva buri muryango wagenda gufata bakadufasha uko bashoboye, bagakora ibyo bashoboye. Rero hari igihe nire turuvaga ndi Butare, hari n'igihe nire turuvaga ntuye Kigali. Nk'ubu natuye Kigali igihe gito, ariko ahanini kabisa natuye i Butare. Ni naho nize secondaire yanjye, niho nize primaire, ariko nize igice gitoya i Kigali. Ndi umunyabutare, navukiye i Butare, nkurira i Butare, ndi umunyangoma. Abanyengoma ndabaramukije cyane, muze gukomanta hano hasi my friend, nimba muri Ingoma muri Butare, munyandikire mumbwira ati we bite wangu. Yeah, byo ku kibazo cya kabiri: ubuzima bwawe bw'ubuto muri Butare no muri Kigali bwari bumeze buti? Ubuzima bw'Butare rero ukuntu byagenze: primaire nayize kuri école primaire de Ngoma, kuri Dongoma, ndibuka sha twambaraga juru. Hanyuma nyuma yaho mu wa kabiri, intangi wa kabiri, uwa gatatu banyohereza i Kigali mu wundi muryango. Ubuzima nyine bwari ubuzima bwa kiriya gihe. Murabona ubuzima bwo muri iriya myaka tubugereranyije n'ubuzima bw'uyu munsi biratandukanye cyane, ariko twabayeho. Imana yatugiriye neza, turakura, iratwirerera. Imana niyo yatwirereye mu by'ukuri, kuko hari imiryango wacagamo ugasanga ni byiza, hari n'imiryango wacagamo ugasanga nta kigenda pe. Ntabwo turi bubihishe hano, turabivugisha ukuri. Rero hari igihe nyine wacaga mu miryango ugasanga nta kigenda, hari igihe wacaga mu miryango ugasanga ni bon, ubayeho nyine
uri umwana akenshi cyane iyo uri n'umwana ari nawe mutoya bikunyura mu maso nyine ntubibone ufite ubu ngubu nkuze nibwo njya nicara nkabivugaho nk'abakumanda siko ariko kuko biriya bintu twabayemo bitari bizima uko biriya bintu twabayemo byari byiza urumva nkagenda nevaliwa ubuzima nagiye mbamo ariko en general nabayeho ubuzima nyine bwa kiriya gihe busanzwe pe busanzwe sinavuga ko nari umwana wari uri muri souffrance ya hatari kandi sinavuga ko nari umwana wari mu mudendezo wasangaga hari ubuzima buri particulier abantu bose babagamo bageragezaga kwiretuva kongera kwiyubaka nyuma ya genocide imiryango yageragezaga kwiyubaka rero ni nko muri ubwo buzima ngiye nakuriyemo ntabwo nshaka kujya muri detail cyane kubera yuko urumva iyo ugiye muri detail cyane uba ugiye ku expose n'umuryango mugari abakureze donc uba ugiye gushyira abantu bose mu ruvange kandi ngiye ahanganimo ndavuga ubuzima bwanjye so ngiye undebye uko nge nabonaga ari ubuzima busanzwe mu buto bwanjye ubu ngubu sesurike nsubije amaso inyuma ngenda nyine mbona yenda aho bitagendaga neza donc binshapinga kuba uwo ndiwe uyu munsi nuko ngo rero nimukiye i Kigali banyohereje i Kigali mvuye mu wa kabiri gutyo primaire i Kigali nize kuri hari ishuri ry'abaporoso ku Giporoso nize ku Giporoso i Remera nahize imyaka mike naho kuko ndibuka ko muri primaire nagiye ngira gutya i Butare Kigali hari memoire hari souvenir njemo hari umunsi nigeze kurwara mfite nari mukuru nk'imyaka 9 gutyo 9 antuka nari ndi nko mu wa gatatu primaire mu wa gatatu muri primaire noneho ndarwara ndarema ndwara malaria hari umukobwa wakoreraga aho hantu nenda nagiye kuba yitwaga Uwizeye uriya mukobwa ubu ngubu ashobora kuba ari umumama hari abantu b'abakozi bakora mu rugo ukavuga ati wow nkajya ngenda mbibuka nkumva urumeza ruranyishe nkumva umutima wabaga bafite mujye mufata neza abakozi banyu uwo mukobwa yari umwana mwiza uko mwibuka yari umwana mwiza pe nuko anjyana kwa muganga urumva abakozi nibo nyine boherezana n'umwana ati genda ujyana umwana kwa muganga aranjyana birananira kugenda arampeka tugeze mu nzira hanyuraho akana gatoya kuri njyewe karatureba ubundi kabazo uwo bari kumwe sinarebye uwo bari kumwe kuko nari mfunze amaso nari negekaye mbega ntago nabashaga gukanura nyine neza nari ndembye ariko nyine ya malaria za kera zarakubitaga ugasigara uvuga ati mese koma nuko ubwo ngubwo akana kanci ruhande kabwira uwo bari kumwe ngo kubera iki bamuhetse kandi ari mukuru kuko urumva nari umwana mukuru afite nka 9 ans wita gutyo arampekasha byari byananiye kugenda neza mana yanjye Uwize niba umbonye nimba ubyibuka simbizi wakoraga ahantu bitaga kwa babibishe nabanika rero niba unyibutse mana yanjye mbabarira unyandikire hano hasi tuganire pe kuko uriya mukobwa uriya mukobwa ndabyibutse numva emotion ziranyishe ubwo rero mvuye i Kigali nsubira i Butare njya kubana n'umwe muri bakuru banjye njya kwiga ku ishuri ryitwa autonome kuri autonome umva abari kuri autonome n'abahoze kuri autonome ndabasuhuje okay ndabasuhuje so nize kuri autonome nko kuva mu wa 5 kugeza mu wa 6 primaire mu wa 5 na mu wa 4 urumva byagendaga bisimbuka i Kigali nkajya Butare byaga byivanga abantu nuko ubwo rero njya autonome mpiga imyaka nk'ibiri cyangwa 3 nyuma ya autonome nagiye kwiga ikansi njya mbona abana twiganye ikansi banyandikira hano hasi ngo se ngo ko witwaga Aurore ngo ukaba warabihinduye hari umwana umwe wigeze kubimbaza ariko sinamumenye muri commentaire sinamenye izina rye yandika musi ngo se ko wakoreshaga Aurore ngo ukaba wariyise Daniela ngo bite ngo byagenze bite rero Aurore niryo ryari izina ryari rizwi muri icyo kigo haba kuri autonome cyangwa ikansi Aurore niryo zina ryanjye ryibatiza nuko juste ari ryo bakoreshaga cyane so ya ubuzima bwanjye i Butare ni Kigali nuko nkuko bwari bumeze bwakomeje ni iki cyaguteye kwimukira muri Canada kwimukira muri Canada rero ntago ari njye wabihisemo mukuru wanjye umwe muri abo twabanye muri abo bandeze naje musanga hano naje mfite imyaka 17 urumva ntago ari decision nafashe njye ubwanjye mu byukuri nasanze ari ubuzima bunganisha nasanze ari Imana inganisha nisanga inahangaha mfite imyaka 17 kugeza ubu ngubu uko niko naje muri Canada nageze inahangaha muri 2007 irangira muri September 2007 ndumva nari mfite imyaka 16 mitangira 17 muri icyo gihe hafi aho ngaho naje mfite 16 ans
none umwaka ukurikiyeho nibwo nagize 17 ni ubuhe bwiza mbona mu bihe marana n'abana banjye. Well, abana n'umugisha kugira abana ni byiza, kugira abana biraryoha, ariko bikagira nyine kote yabyo y'akazi. Mu by'ukuri kugira abana ni nk'ikintu Imana yaduhaye kugira ngo idukuze, itwigishe kwidepasa, itwigishe kudekuvura ibiturimo. Ni ukuvuga ngo Imana yagiye duha abana kugira ngo twumve urukundo dukunda mbere na mbere, irangije duha abana kugira ngo batwigishe gukura, kuba mature, kuko hari ukuntu umwana uzarebe niyo umwana n'umukobwa byari muto yari umuntu uri responsable cyangwa ufite yenda utaratwawe cyane n'ibikomere by'ubuzima, uzarebe ukuntu ahita ahinduka, asa nk'ufungutse mu mutwe, asa biraguhindura kugira umwana. Rero ubuzima ufite abana navuga ko bwuzuyemo kubona defo zawe. Ngewe abana batumye menya defo zanjye, batumye menya ububi bwanjye. Yes, ububi bwanjye, kubera yuko hari ukuntu twicara twumva nta kintu turabere, ariko ubuzima tuviva n'abana bacu n'abagabo bacu n'abavandimwe bacu dayo ntago ari ukuvuga ngo ni abana gusa. Ubu nshaka nanabishyira no ku bandi rwose batuzengurutse. Uburyo tubana n'abandi bituma tumenya ububi bwacu, bigatuma tubuhindura, bituma tuba mature. Umuntu wibana cyangwa se udakunze kuba muri public, hari ibintu byinshi muri we aba adashobora guhindura ari wenyine. Rero bisaba yuko uba en communication n'abandi, ko ikiremwa muntu ni kigeze kiremwa kugira ngo kibe cyonyine. Niyo mpamvu Imana yaravuze ati muremere Eve, kubera yuko ntabwo umuntu yagenewe kubaho wenyine. Iyo ubayeho wenyine ari niveau utageraho. Kandi iyo mvuga ngo uba wenyine ntabwo ndi kuvuga umugabo cyangwa umugore, hoya ndi kuvuga society. Ushobora kuba ari umuryango, ushobora kuba ari ku kazi, donc muri societe juste ikiremwa muntu kindi. Rero atuka nibirebera, ubwo urumva naringiye ahandi hantu, ariko nyine kugira abana, kugira urugo ni ibintu bigukuza, ni ibintu byiza, ni ibintu Imana yagiye inyiyerekeramo. Nabonye yuko ntashobora kurera abana ntafite Imana. Aho rwose nta kintu cyiza gishobora kumvamo ntafite Imana. Nasanze mbere yuko menya Imana nta kintu cyiza nshobora gusubiza amaso inyuma ngo nsange cyari kindimo nashoboraga guhereza umwana wanjye na kimwe. Rero kugira abana, kugira ubuzima burimo abana byanyegereje Imana, niko navuga. Kugira ubuzima burimo abana byanyegereje Imana, kubera ko ntago binshobokera kurera ntafite Imana, ntibinshobokera. Nakora amadega, mbega muri make nakora amadega ngayo nguko. Ubuzima bwanjye n'abana, ubuzima bwanjye n'abana ni nk'icyo ngicyo nge navuga. Hanyuma rero tugiye kujya mu cyiciro cy'ubuzima bwanjye n'umwuga. Cyangwa se ibyo nkora swati kuri YouTube cyangwa mu buzima busanzwe. Twagiye wize iki? Nkigera inaha urumva naje ndi mutoya, njya muri secondaire. Navuye mu Rwanda nagombaga kwimukira mu wa kabiri secondaire, mu gatatu nagombaga kwimukira mu wa gatatu kuko nari maze kujya mu wa kabiri narakoze igihembwe kimwe. Nagombaga gukora umwaka wa kabiri n'uwa gatatu. Nuko ngeze inanga rero, kubera ko igifaransa nta cyari gihari cyangwa se cyari gike cyane kabisa, yari bonjour comment ça va, nibyo narinzi. Niyo mpamvu nkubwira ni my friend, ushobora kwiga igifaransa ukakidudubiza abantu bakavuga ati c'est comment. Nkuko nari kubabwira rero, nageze inahangaha igifaransa cyanjye ari nkaho ari ntacyo, cyari gike bishoboka. Hanyuma banshyira muri classe bita ngo ni classe d'accueil. Sinzi nimba bikibaho ubu muri secondaire. Twagiraga classe d'accueil, wasangaga harimo swata abana b'abakebekwa ariko amashuri asa nkaho batayitayeho cyangwa se yabananiye cyangwa se abakomereye. Donc yabaga ari nka niveau yo mu wa kabiri ariko iri boroheje cyane kugira ngo abarimo babashe kwigira imbere ho gatoya. Donc c'est ça, nari bashyize muri niveau accueil kubera igifaransa cyanjye. Wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ahangaha secondaire zirangirira mu wa gatanu, ntagari mu wa gatandatu nko mu Rwanda. Nkora secondaire ndayirangiza, njya muri CEGEP nayikozemo umwaka umwe. Nagiye muri nursing. Ngiye kuva kera nashakaga kuba umuganga, niyo yari inzozi zanjye. Numvaga nkunze gufasha abantu nyine
yenda nk'abarwayi nkumva nyine byaryohera kubafasha, nabikunda kubafasha, nkumva nakora muri iyo domaine. Ikindi kandi nakundaga cyane biology, nkanakunda cyane chimie. Ikintu nangaga imibare. Cyatumye nakomeza muri bijyanye no kuba umuganga nuko byasabaga imibare cyane. So ndavuga okay, niki kiri hafi y'ubuganga ariko kitansaba imibare, bitansanga ni nursing. Muri nursing my friend ntago habamo imibare pe. Imibare imwe yahatari ntayibamo. Ngezemo mu mwaka wa mbere ndawukora, ndahagarika njya mu kazi. Nukuvuga ngo nakoze session ebyiri, umwaka umwe ni session ebyiri, ni nk'ibihembwe bibiri. Bitamfata pause, mfashe pause njya mu kazi, njya kuri marché du travail nkuko babyita. Ni munaza ni nahangaha mugiye kwiga uzareba nurangiza ishuri uzahita ujya kuri marché du travail. Nukuvuga ngo uzabura umuntu noneho ushobora kwaka akazi, gusaba akazi n'iki ibintu nk'ibi. Ariko iyo marché du travail nuko juste babyita, ntago ari ahantu wiyandikisha, sibyo kugira ngo nyine ntaza gucreya urujijo, ntaza gutera urujijo ku bantu yenda batazi iyo terme. Akazi kawe ka mbere wakoze ukigera muri Canada nakahe? Donc akazi ka mbere nakoze nkigera muri Canada nigeze kubivuga muri video ya mbere na postinze hano. Donc nakoze bwa mbere ahantu hitwaga muri Kaha, na ahantu twakoraga ibiryo bijya mu ndege. Ufata ibiryo ugashyira mu tubole, mu dusorori, udusorori ukadushyira mu kintu kimeze nk'igishariyo kinini, bakaza kubijyana mu ndege. No kumurana biriya biryo biribwa mu ndege bakuzanira ka plateau gutya karimo utuntu gutya, biriya nitwe twabikoraga, ziriya plateau nitwe twazikoraga. Apana z'ibigo byose ariko nyine ikigo cya hano Montreal nibyo nakoragamo. Nabikozemo nkiri muri secondaire, kubera ko inahangaha umwana ufite imyaka 16 ashobora gutangira akazi. Umwana ugifite 16 ashobora gutangira akazi akajya akora muri vacances cyangwa agakora les samedi dimanche igihe atagiye ku ishuri. Ubwo rero ngiye nakoraga muri vacances. Ndangije ibyo bya Kara naje gukora ahantu hitwa muri IGEA. IGEA nza gukora ahandi hitwa Ipsos Raid. Ipsos Raid rero yari centre d'appel. Wowe wahamagaraga abantu ukabakoresha sondage, yenda abantu baraguze tuvuge nk'ibiryo by'ipusi, ukabahamagara uti se iki kigo gikora ibiryo by'ipusi cyaduhaye akazi ko kumenya nimbo warakunze ibi biryo by'ipusi, ese ipusi yawe yarabikunze, ese karakazi narakangaga. Sondage ni kasamutwe. Ibintu bya sondage rero impamvu byanga nuko abantu barakwitabaga bakumva ari sondage bakagukupa, kandi ugomba kwensista byari hatari. Nuko ubwo rero nkora aho hantu hitwa Ipsos Raid muri call center, bakoraga ibintu bya sondage, kubaza abantu niba bakunze service runaka, niba bakunze ibiryo by'ipusi runaka, niba bakunze ibiryo by'imbwa runaka, niba imbwa yabo yabikunze. My friend, sondage ziba ni funny. Ubwo nyuma y'iyo Ipsos Raid nakoze muri, ariko byibuza byampaye base yo gukora muri call center. Nyuma ya Ipsos Raid nagiye gukora muri Sears. Sears yari kompanyi icuruza imyenda, icuruza ibintu bitandukanye. Iyi call center yabo yari guhamagara abantu batandukanye bapropoza amakontra, assurance ku bintu bitandukanye babaga baguze. Tuvuge nimbo yaguze nka cuisinière, yari magazine irimo imyenda, irimo ibintu bya cuisinière, irimo ibintu by'amafrigo, amamicroonde, yabaga irimo ibintu byose. Utavuga ngo ni imyenda gusa. Nyuma y'iyo call center byagenze gutera. Je pense ko aribwo nagiye muri santé, kuko urumva utwo tujob twose nagendaga ntukora ariko nkiri no mu ishuri. Nyuma yaho rero nibwo naje kujya muri CEGEP. Ndangije CEGEP umwaka umwe muri CEGEP njya gukora muri préposé aux bénéficiaires. Maze gukora nka préposé aux bénéficiaires, nawe nuza ahangaha uje gukora muri nursing umwaka wa mbere deja ushobora kujya gukora nka préposé aux bénéficiaires ariko wiga. Wowe ntuzarivemo nkanjye kuko ngunda regreta ngavuga nti my friend yoza kwa narakomeje, ariko ibintu byose biberaho impamvu, ntabwo ushaka kwicara regreta. Nuza hano uje kwiga muri nursing muri CEGEP muri soins infirmiers, umwaka wa mbere ushobora gukora nka préposé muri weekend. Urumva ukajya wiga mu cyumweru ugakora muri weekend ufite umwanya. Mu mwaka wa kabiri utangira gukora nk'umu infirmière deja, ariko uri babyita gutera antuka ari yindi sorte y'umu infirmière ariko wenda kumera nka auxiliaire. None umwaka wa gatatu ukahita uhinduka umu infirmière ukabura rangije. Ni imyaka 3 gusa kugira ngo ube umu infirmière hano muri CEGEP. Kandi ni imyuga ebana, ntabwo ushobora kuva muri soins infirmiers ngo uzabura akazi, ntabwo ushobora kuba umu préposé ngo uzabura akazi. Ni ibintu mbega bihoraho, ibitaro yabikeneye abantu. Soya reka ndeke kurondogora. Ibyo ngibyo byasubizaga ngo akazi kawe ka mbere wakoze inahanga, urumva nahise njya mu kambera ka kabiri ka gatatu ka kane ka gatanu umva nakanyuma.
reka dukomeze. Okay, ni iki cyaguteye gushyiraho imbuga zawe Beautifully Maming, donc imbuga nkoranyambaga zanjye? Cyatumye ntangira gukora ino YouTube, nigeze kubivuga muri video ya mbere. Icyanteye gutangira ino YouTube channel nuko nabonaga okay, muri biriya bihe ubu ngubu nyenda byarahindutse, mu myaka 2 ishize bisa nk'ibyahindutse ukuntu. Ndumva ngo abanyarwanda ubu ngubu basigaye babona realite kubera ko twabaye benshi babivugaho. Ariko mbere wasangaga abantu bari mu Rwanda bakeka ko umuntu uri hano asa nk'umuntu utuye muri Dubai yicara yirirwa ameza cyangwa ngo mesokoma yashyize akaguru ku kandi. Rero ntagaruka ngo ku buzima bwari bumeze, nta nugaruka ngo ko bumeze du tout. Rero byansabye yuko nshyiraho ino channel kugira ngo nasanze ari ngombwa yuko bwira abanyarwanda bari mu Rwanda uko iki gihugu gisa, uko kimeze, uko ubuzima bumeze. There is no need yo kwiyemera. My god, n'uwasangaga abantu baturitse nahanga, urumva kugira ngo abantu bakubone gutyo yabaga ari amakosa y'aba diaspora, kuko tugera mu Rwanda tukigira abantu bafite byose. Nk'ubu nkaza ndi ku gihumbi cyanjye nakoreye na transpire gutya amadolari 1000 nahangaha nubusa atari ukubera ko aboneka byoroshye, ahubwo kubera yuko ubuzima buhenze, ubuzima bwaho burahenze, buragura nyine ayo madolari 1000. Rero iyo ugiye mu kazi ukikutumura, ukiyambura, ukiyimukigira ute, warangiza ukajya mu Rwanda ukajya kwiyemera ku bantu ukabajugunyaho amadolari gutya nkaho uyatoragura. Ibyo rero bituma abantu bari mu Rwanda bakeka ko twe turi hano ba diaspora dufite amafaranga menshi yo gupfusha ubusa. Rero abantu mu Rwanda wasangaga ahanini vraiment icyanteye gushaka gufungura ino channel kwari kugira ngo nereke abanyarwanda nti ubuzima tubayemo hano n'ubuzima busanzwe cyane, busanzwe ku buryo hari n'abatuye mu Rwanda baturusha ubuzima bwiza. Hari abatuye mu Rwanda ahubwo benshi cyane batuye mu Rwanda baraturusha ubuzima bwiza, kuko twebwe kenshi usanga tubayeho kuri level ntago ari twese, ntago ngiye kuvuga ngo aba diaspora bose niko babayeho, ariko abenshi donc rubanda rugari rwose nubwo buzima dutuyemo tutuye muri struggle zisanzwe z'ubuzima. Hari igihe rwose ushaka kwiretruva ufite 0 muri konte, my friend, nta soni mfite zo kubivuga. Okay, ushobora kwisanga ufite 0 muri konte, 0 my friend, kandi ukora atari kuvuga ngo wangije, atari kuvuga ngo juste ushiduka ama dépenses yakubanye menshi. Ariko ntababeshye nanone abanyarwanda cyangwa se abanyafrika en general, kubera ko tutigeze twiga, ababyeyi bacu ntibatwigishije gufata neza amafaranga, ntibatwigishije kwekonomiza, kuko nabo ntayo iyo notion ntibari bayifite, nabo ntibari bayifite. Rero ibyo baduhaye nibyo bari bafite, ntago ngiye kubakondana pe. Le fait yuko nabo batari bafite iyo notion kwekonomiza, gufata neza amafaranga, usanga ntabyo dufite. Abanyafrika rwose usanga ntabyo dufite. Ariko uko imyaka igendiza urabona ko bari kugenda babyiga, turi kugenda tubyiga kwekonomiza, yenda projet runaka zizacemo. Usanga mbega ubuzima inaha ni nko mu Rwanda pe, ni nko mu Rwanda ntababeshye, burahenze nko mu Rwanda. Inaha noneho bagira ikintu cyitwa kukuriha amafaranga uri bukoreshe. Niba udakoresheje amafaranga yose cyangwa se hafi ya yose mu buzima bwawe bwa buri munsi, usanga bakubarira ngo okay, ufite dépense runaka, uhembwa amafaranga runaka, rero ugomba imisoro myinshi. Par exemple, kamba example, vuge ko ndi example ntanze, vuge ko nta mugabo mfite, ndokunda umumama uri célibataire wibana, ugomba kuriha ibintu byose no gutekinga care y'abana. Hanyuma hakaba ari n'undi mumama ufite abana babiri nawe, ariko afite umugabo, afite nyine nawe inzu n'ibindi byose agomba kuriha. Par exemple, nimba dukorera salaire imwe, wa wundi ufite umugabo akabakora, bazamuca amataxe menshi kundusha, kubera ko barebye baravuga ati uyu muntu akorera amafaranga angana atya ariko afite dépenses zingana nk'ayo mafaranga akorera. None wa wundi ukorera amafaranga angana atya ariko akaba afite umugabo umufasha, baravuga ati uyu nguyu akorera amafaranga menshi kuri dépense nkeya kandi afite n'ubufasha bw'umugabo. Urumva ni muri iyo sense. Rero amafaranga ukorera nabo baragenda bakaverifya nimbo ahuye n'ubuzima bwawe, basanga ari menshi bakayaguca umwaka urangiye. Ari byo bavuga ngo imisoro, ugatanga imisoro myinshi irengeje uwo munganya salaire ariko mutanganya dépense. Urumva ibintu byinaha birabaze, umva ku munota. Rero nunsaba laptop y'amadolari 1000 akubwira ko ntayo mfite, ujye unyumva. Icyo kintu rero nicyo cyatumye mfungura izi channel. Iyi channel yanjye rwose nayifunguye ngira ngo mbereke
ubuzima bwanjye bwa nyabwo. Niyo mpamvu no mu mavideo yanjye ntago njya misha nimba ndahantu hakoze hasi uko hishakiye harasuko yishakiye kuko hasuko yishakiye nta mwanya mfite wo kuza kuhategurana. Surtout mu mavideo yanjye ya mbere hari abantu baje bambwira ati noneho ati Dani ko ibintu byose yabisize hanze ibintu nabishyize hanze nte ibyo biri hanze ariko nubwo buzima bwanjye nimbo inzu isuko yishakiye yenda ndimo ndayaranja mbere kuko uko bimeze nuko nta mwanya nari mfite, nta mukozi mfite nsiga mu rugo ngo arantegurira, nta mukozi mfite nsiga mu rugo ngo arantekera, nta mukozi mfite nsiga mu rugo ngo arajya kunzanira abana aboze abagaburire ngewe nze juste mbaha bizu ubundi bahite baryama, you know. So ubuzima bwanga najya ngo mbereke yuko hari parti z'ubuzima zikakaye. C'est vrai que tutaburaga ibyo kurya, tutabura ibyo kurya muri Canada, utabura ibyo kurya kubera ko bagiye bafite ahantu hatandukanye ushobora no kugenda ugasaba ibyo kurya bakaguha. Ntabwo bari ibiryo bya hatari ariko ntiwakwishwa n'inzara uri muri iki gihugu. Hari ahantu bagenda bakaguha ibiryo byo mu makanete, baguha ibiryo yenda bitari byiza cyane nk'ibyo wakwigurira ariko ntabwo wakwicwa n'inzara nk'uko mu Rwanda umuntu ashobora kuburara kabiri gatatu. Icyo nicyo cyiza cyaho. Ariko ubuzima bwo kuvuga ngo kugira amafaranga nagira ngo mbereke ko turi mu buzima busanzwe my friend, turi mu buzima busanzwe nk'uko waba ukorera ibihumbi 500 muri beka nyuma y'ibyumweru bingahe ugasanga arashize kubera ko ufite responsabilité nyinshi cyane, atari uko wagiye kuyanywera, atari uko wagiye kuyashyira mu bagore cyangwa mu bagabo, juste wayakoresheje ufite responsabilité zirenze amafaranga ukorera. Donc niyo mpamvu ofete nagize ndavuga ntireka mfungure YouTube channel yereka abanyarwanda bari mu Rwanda yuko ubuzima bw'inaha ari ubuzima busanzwe my friend, ntago tugenda mu muhanda dutoragura amafaranga. So iyo niyo yari impamvu nyamugari niyo ari impamvu nyamukuru yo kugira ngo mfungure iyo YouTube channel. Ikindi kintu cyatumye mfungura YouTube channel naje gusanga ari ngombwa nyuma, ariko urumva icyangombwa icyo nashakaga bwa mbere yari kwerekana ubuzima tubayemo uko bumeze, ko atari ubuzima buri fancy, ko atari ubuzima bwa hatari. Ariko nyuma yaho hagira abantu baza kumbaza ati se umuntu yabigira ate kugira ngo aze muri icyo gihugu. Nyuma yuko abantu batangiye kujya bambaza, nabonye ko ari ngombwa yuko ntangira nkajya nkora recherche, nkashakira abantu information kugira ngo nimba hari uwo nafasha ko yagera inahawe, pourquoi pas, you know. So abantu bagiye bambaza ibyo bibazo mbona ko ari ngombwa yuko njya kubashakira information kuko n'ubundi nta muntu w'umunyarwanda narigeza mbona bikora mu by'ukuri rwose. Ni nk'Imana yampaye iyo inspiration. Nta muntu w'umunyarwanda narigeze mbona abikora ibi bintu anabikora mu Kinyarwanda ari nahanga muri Canada. So ndavuga you know what, reka njye mbikora gutyo. So izo nizo mpamvu ebyiri mu by'ukuri zituma nkora ibyo nkora. Donc kubera ko ubuzima nyabwo bw'inaha atari ibintu byo kuvuga ngo ndabiyemeraho, no kugira ngo mfashe abantu bashaka kuza inaha ngaha ku buryo nshoboye. Nimba hari information mfite, nimba hari information nshobora kubona nkayihereza umuntu akaza, byaba ari byiza cyane, you know, yaba ari umugisha nkoreye n'ubundi. Izo rero nizo mpamvu ndi hano kuri YouTube channel y'Ikinyarwanda kuri Beautiful Maming Rwanda. Ku bijyanye rero n'imyemerere yanjye mva ni parti nini cyane mu buzima bwanjye. Mbona buri mukristo wese yahawe agakiza kugira ngo kagirire umumaro bagenzi be. Nkunze kuvuga cyane ku Mana, nizera Yesu Kristo, okay? Imana iriho, nimba utayizera nakubwira ntiyicalenjing uyibaza uti Imana uriho binyereke. Iki kintu nkunze kukivuga hano. Mu isi yose hari abantu bataramenya Imana, batarizera yuko ibaho. Ni ngombwa yuko tuvuga Imana. Waba uri umukretien uri kuri YouTube cyangwa se uri umukretien utari kuri YouTube, mu buzima bwawe busanzwe jya making sure yuko ari umuntu wabwiye iby'Imana. Kuko kwicara hamwe ukavuga ati ibintu by'Imana njye ubundi sindi n'umupreacher, sindi ni kandi ikindi wa mugani ku preachinga cyangwa se kubwira abantu Imana ntibijyanye no na necessairement kugira urusengero, kubura umupreacher uri ari imbere n'iki. Umuntu akoresha icyo afite. Njye mfite YouTube channel, so niho mbicisha, atari kuvuga ngo niho mbicisha honyine, me iyo binjemo ndimo ndavuga ibintu bisanzwe mshyiramo n'iby'Imana. So kubera yuko numva ariyo calling Imana yaduhaye twese. Umenye Yesu agomba kumenyesha n'abandi, umenye Imana agomba kwimenyesha n'abandi. Kubera yuko ni nko kubona abantu bari mu nzu irimo iragurumana ukayicaho gutya ukigendera tu, alors que mu buzima busanzwe ubonye inzu iri kugurumana ukabona abantu baricaye juste baratuje nk'abatari kubona uwo muriro, uvuze induru wasara. Imagine ari kuciye nk'iruhande rw'inzu iri kwaka nk'amategura ari kwaka cyangwa se amabati ari kwaka,
abicaye mu nzu urabona bicaye bari kureba televiziyo bameze neza ntago bamenye ibyabaye. Ese waca kuri iyo nzu ukigendera cyangwa ngo wavuze induru ugakomanga ukamena n'ibirahure ati mbite byanyu ko muri guhira mu nzu, you know, wababwira. Ni kimwe nk'iyo tubonye abantu bataramenya Imana tukabihorera juste baba bari mu nzu igurumana ku mategura ku mabati ariko umuriro utarabakoraho, urumva baba bari mu nzu yenda gusenyuka wowe ukabacaho ukigendera tu nkaho nta cyabaye. So niyo mpamvu ari ngombwa gupartager juste, ari ngombwa ko uri umuntu watari ariko ibyuzi bipartager kandi unatravaye kuri wowe, donc ushaka uburyo ujya kumenya Imana kurushaho, usome ijambo ry'Imana kurushaho, usenge kurushaho, birafasha cyane. Ibindi bibazo ni iki? Hari umuntu ugeze kumbaza hano ngo se ngo ko ntabonye ngo impeta ngo ku rutoki rwawe ngo ibiki n'ibiki ngo waba ufite umugabo. Ndamufite umugabo ndamufite umugabo kugira ngo juste you know mumenye na situation yanjye familiale. Ndamufite umugabo, mfite abana babiri n'umugabo umwe. So yeah, niki kindira hari abantu bambaza ngo ese usengera hehe ngo kubera yuko ngo nabuze urusengero nsengeramo hano Montreal. Abo bantu batuye Montreal nsengera ku rusengero rwitwa Assemblée Chrétienne Shekina. Muzaze kudusura nimba mutaramenya urusengero mushaka kujyamo. Hari n'umwana turirimbana muri korali, oh my god, we rwose yankoze ku mutima byatari. Rero ambwiye ngo mbere yuko ava mu Rwanda yajyaga ndeba, yajyaga areba ama video yacu cyangwa se mama we hari banza ni mama we warebaga ama video yango nyine ngo bakunda kureba biriya bintu mbereka nyire by'ukuntu ushobora kujya guhaha mu tumagaze tw'Abanyafrika. Byankoze ku mutima, urumva yuko biba byiza kame mu gupartager ubuzima bw'inaha ngaha, kuko umuntu ajya kuzinaha yaramenye ikimutegereje, yaramenye ubuzima bw'inaha uko bukora uko bufunctiona, nta kuza wumva ndagendera ku magi, sinshaka kugonga umuntu, sinshaka kuvuga, mfite n'ubwoba bwo gusohoka hanze. You know, kera twazaga abantu bafite stress, uvuga ati Mana yanjye ndasohoka ndavuga iki ndabwira icy'abazungu. Ariko iyo baze kubona yuko inanga hari abantu benshi cyane batuye hano batanavuga igifaransa neza, umva ukirusha you know uhita witinyuka ukavuga ati burya nanjye nakwidebruye. You know, bira stress ariko igihe gitoya ntago ari kimwe nk'ukuntu twumvaga Canada tukiri mu Rwanda. Mu Rwanda nge numvaga shato ari integereje, numvaga ndi bwinjire muri Canada njya gutura muri, urabona ya mazu batwereka mu mafilimi muri movie ari amazu afitwe nabaki cyane muri iki gihugu. So you know, ubuzima bw'inaha n'ubuzima busanzwe narize ko ari shato integereje, ariko ubu at least abantu dusigaye tubipartager. Hari n'abandi ba YouTuber nabonye basigaye babipartager, bagapartager ubuzima bw'inaha ngaha, and ni ikintu cyiza, ni ikintu ko umuntu ajya kuva mu Rwanda adafite stress, adafite ubwoba, avuga ati ni juste kuva mu gihugu kimwe njya mu kindi. Ni nko gukura i Burundi akujyana mu Rwanda, cyangwa akakuvana mu Rwanda akujyana i Burundi, cyangwa akuvana muri Kongo akujyana mu, urumva ni igihugu nk'ikindi. Uriya juste ni ibintu bisanzwe rwose, nta mpamvu yo kubistressaho. Rero sinzi nimba hari ikindi kibazo mwamumfitiye. Umva nasubije ibibazo ndangije njya no mu zindi topics, ariko I hope ko mwinjoye ino video. Ndashaka gushimira umugabo wanjye wamfashije gushyira amatara hamwe, urabona ukuntu kano ka video gasa neza. So yeah, yamfashije kuregla ino kamera. Thank you babe, merci beaucoup. So yeah, I love you guys, merci beaucoup kuba mwumvise ino video kugeza irangiye. Imana ibibahera umugisha. I'm so happy. Karibu cyane kuri ba bantu 6,000 abo twari dufite deja n'abari kwiyongeraho, ni karibu cyane. Mva feel free gukomanta, kuvuga icyo ntekerezaho, kuvuga umva anything kabisa, iri welcome hano munsi. Icyo ushaka cyose wajyandika, honestly at this point ni ara na bavuga ngo commentaire mbi ngo nukuzikumira. Andika niba ufite igitutsi cyangwa oyarata nago ndi kubankuraje gutukana ntago ari byiza, ariko ni icyo ufite cyo kuvuga cyose, you know, feel free kucyandika hano hasi. And yeah, turi kumwe mu minsi iri imbere. Ejo nzakora indi video ibavugisha kubijyanye nayo, ni video nabemereye muri video zishize, ibabwira inkuru y'umwana witwa Alexandra wishwe hano muri Canada.
ndashaka ko tubivugaho kubera ko nabonye abantu benshi babigizeho impungenge, bamwe mu ba immigrant babigizeho impungenge, kandi nanjye ndumva wagira ngo mfite nk'aka video ka conseil nshaka guhereza abana baza kwiga inahanga, kuko abana b'ubu ngubu, ababyeyi b'ubu ngubu bohereza ntago ari abana baza bafite imyaka 25, n'abana bakirangiza secondaire. Mu Rwanda abana bakirangiza secondaire usanga bafite imyaka ingayise 17, 20, 21. Abana barangiza secondaire uno munsi barangiza ari bato cyane, umubyeyi akaba mwohereje muri iki gihugu. My friend, sinshaka ko iyi video ishaka ko maze nk'iminota 50 mvuga, ariko I hope ko muri buyinjoying. So ndaza kubakorera indi video niri bukurikira iyi ngiyi, ibabwira ku bijyanye n'icyo kintu cy'uwo mwana witwa Alexandra waje inahangaha agapfa mu buryo vraiment butumvikana kandi bubi. Yari umwana w'imyaka 21. Rero ndumva tugomba kubiganiraho, n'ababyeyi bohereza abana babo bakamenya uko ibintu biba bisa, bakamenya uko bagomba kwitwara, bakamenya uko abana bagomba gufatwa. Byari ibyo ngibyo kubw'uyu munsi, turi kumwe muri video y'ubutaha. Mani barinde, bye.